ngo umuntu bita ni Materi ngo yamusanzeyo ngo amukubita ikintu bita urushyimbo. Ya guys, nkuko mubizi rero hano dufite umutumirwa araza kutwibwira, agiye kutuganiriza kandi atubwire akantu batangaje kabaye muri segonderi. Ngira ngo mwese muri gukurikira video benshi mwaciye muri segonderi, hari udushya twagiye twabatangaje cyane. Murakoze cyane. Nitwa Joy King, niyo amazina abantu benshi banze ku mbuga nkoranyambaga. Ahantu nize story zari nyinshi, ariko hari story itajya imva mu mutwe. Ubwo twigaga, kuko ngiye neze mu kigo nderabarezi cyangwa se ibyo benshi bakunze kwita TTC. Twigaga year 1. Umujene yakundaga umukobwa wigaga year 1, uwo mujene we yigaga muri ya tuburo. None uwo mujene yakundaga umukobwa byatari. Rimwe ajya kumusura nyine muri classe to. Agiye kumusura muri classe, agiye kumutereta ngo umuntu bita ni Materi ngo yamusanzeyo ngo amukubita ikintu bita urushyimbo. Ngo yamuteye urushyi, ngo ni Materi ngo akajya amuvuga mu mazina ye ngo Shaka numva umutipe yaraburije kabisa. Umutipe ntago namuvuga izina. Kuko ubu ngubu ni umwarimu mu kigo kimwe gikomeye. Ni umwarimu kuko twebwe ahantu twize nyine haturuka abarimu. Akabwa abantu bize muri TTC Rwengera, uwo mutipe niba bamuzi baraza kumenyesha niga muri comment kabisa. Ngo yaterese ngo umwana ngo avuye ngo ari umudeve. Ubwo abantu batubwire ngo urushyingo rwavuzaga ubu harana na Materi witwaga cyangwa se Magoro. Bateraga urushyi ngo amuteye urushyi ngo hari ku isato nimugoroba. Ngo umujene ngo yumva ngo injerere ngo ziravuze mu matwi. Bakunda batipe abadive bajya gutereta nyine ngo bari kwacha ngo bagiye kubwiriza. Bitwaje ibintu bya Bibiliya ngo bagiye gukurareka abantu ngo babaze impamvu badasenga. No muhungu rero no umujene muri ubwo buryo cyo yaragiyemo. None se uwo mutipe niyo mwaragize amahirwe yo kuganira, yakubwiye ko yabyitwaye mate. Uwo mukobwa yarakomeje aramutereta, urumva nyine guseba gutyo. Nawe uwo mutipe yagiraga ubwoba bwo gutereta rero nawe. Yaragiraga byatare no kubangwa no kugenda akamureba gusa, yabona baganiriye akumva biramushimishije. Shawari huse yarapfuye. Ariko uwo mutipe ajya avuga ngo nge barambeshyira, kandi abajene bari muri iryo shuri bo bakavuga ati ibintu turimo turakubwira ni ibintu by'ukuri. Kabisa ndumva iyo story ari ya danger. Uwo mutipe zungu ameze ate nyuma y'amasomo? Ni umujene umeze neza cyane, yarahiriwe rwose. Ni mu bajene bamwe bakize bahiriwe n'ibyo bakora. Unamurebye nta nubwo wamenye ko ari mwarimu. Ubundi akenshi abantu bavuga ko abarimu ari abantu batagira amafaranga, ariko we nyine iyo umurebye ubona ko wagira ni umunyamakuru ahubwo. Ariko nyine umusista se uriya we nta kintu yabivuzeho ye. Uwo musista ntago nabashije kuba nabimubazaho. Kuko uwo musista njye ntago namwisanzuragaho, ntago nabimubashije. Ubuse ko tuzi ko mu bigo by'amashuri hari abanyamakuru nyine bavugaga amakuru kuri Asambroma, bavuga amakuru yaranze icyumweru. Buri iyo story hari ukuntu batahivuze buri. Oya, buri inkuru zavuga bwa byaterwaga n'umuntu nyine uvuga amakuru. Uwo mujene rero kuko yari umusiniya, abantu bavugaga amakuru bari baziranye, ntago bari kumusebya. Byamenywaga n'abantu b'abasiniya nkatwe nyine. Ndumva byari hatari kabisa. Cyari danger rwose. Iyo story nge ntago ijye mva mu mutwe pe. Okay, uri kudukurikirana kabisa nawe nimba ufite story yaba yarabaye ku ishuri cyangwa gashya cyangwa iki, ushaka kutwandikira ngaho muri comment, ubundi nawe ukazaza kabisa ukatubwira natwe tukisekera. Reka tumushimire rero Joy King. Uyu nawe anamukurikirana. Bankurikirana nanjye ni Joy King cyangwa se JKN Media. Ku mbuga zose. Ku mbuga zose ni Joy King. Ariko wagera kuri TikTok aho ni JKN Media.